ibakamira subiza ibakamira subiza ibakamira subiza 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 reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho bihehe 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 reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho ntera umugwi wanje ni ntera umugwi wanje ndatera umugwa handi ngo umuntu n'inkundi yazanye ibya demokarasi ngo umuntu wese n'inkundi ni ntera umugwi wawe ndatera umugwi wanje ni ntera umugwi wanje ndatera umugwa handi ngo umuntu n'inkundi biheha kibivuga intari mutera urwara biheha kibivuga yemewe intari mutera urwara imutambi kurwara warundi ruraho ubwoko nirutikura mu jisho oriranagana maze umwami nyir'ishyamba ahaha muri nyamaswa yitegereje inyamaswa bona zibaye ibikange ahamagara agakwavu ngo kagabanya inyamaswa kaba kamwe karacenga kihinduranye n'inyinshi igihe wuko nzigabanya uratwara uruhande maze urundi ruhande uragabana basigaye igihe wuko nzigabanya uratwara uruhande maze urundi ruhande uragabana basigaye ibiwagiye hehe kuzi kugabanya neza biwagiye hehe kuzi gukemura impaka bakamira subiza ibakamira subiza ibakamira subiza 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 ibakamira subiza ibakamira subiza ibakamira subiza 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 reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mwumvireho bihehe 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 ibakamira subiza ibakamira subiza ibakamira subiza 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 ibakamira subiza ibakamira subiza ibakamira subiza 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 kujisha bihe Radio Televiziyo Ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatatu mu 2021 muri kumwe na Tegekimana Felician na mugenzi wanje Madame Chantal Mutega dufite n'umutumirwa w'Imena. Madame Chantal Mutega wasuhuza abakunzi ba Radio Televiziyo Ubwiyunge n'abanyarwanda bose ugaha no mutumirwa wacu ikaze Madame Chantal Mutega. Urakoze Felician banze kugusuja wowe dufatanye iki kiganiro abasuje na studio badufasha gutumwa iki kiganiro no kukigeza ku bakunzi bacu ndetse nabo b'ikinyarwanda bose cyane cyane abasuhuje bikaze umutumirwa wacu w'Imena John Mako akaba ari umwe mu cyari mu rubyiruko dufite akaba ari n'umuhanzi. John tugwaye ikaze kuri Radio Televiziyo Ubwiyunge wasuhuza abatwumva bose ijambo ni ryawe. murakoze mama Chantal nibyo koko nkabansuza kandi na Felician umunyamakuru wa Radio Ubwiyunge. Mu byukuri mu bisanzwe nanjye numvaga nakagombye kuba muri ubwo bwiyunge kandi nibyo mparanira nkuko mwabivuze nitwa John Ndayisaba Mako. Nkaba ndi mu bantu bashaka ko ibintu byahinduka ku neza narabigerageje biranga nararirimbye naranditse mu binyamakuru bitandukanye nk'ikinyamakuru bitashikama none aho bigeze rero ndabona ngiye kongera n'ubundi nsubire mu nganzo kugira ngo ubutumwa buhagurukije muri ibi bihe nanjye ngo nunge mu rya idamange mpaguruke mvuze induru aho bishoboka aho bigomba ko ndase aho bigomba ko ngomba kuganira nk'uko nganire. Murakoze John Mako
rwose izongera kugushimira kubona waduhaye wemeye ku butumirwa bwacu ukaza kutuganiriza kuri radiyo ubwiyunge ukomeje ku ijambo idamange hayirayiti. idamange ejo hari imyigaragambyo imushyigikira, wowe waba warayibonye iyo myigaragambyo urayivugaho iki? ese idamange ni muntu ki? John ni umuntu wiyumvamo, ni umuntu uhagurutse akavuga ibyo abanyarwanda benshi 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 bifuza kuvuga ariko batatinyukaga. wowe uramubona ute John? rwose idamange ntabwo buriya kumuvuga ntabwo byoroshye kuko urebye muri Afurika mu bihe byatambutse abantu bahagarara bavuze kuriya nta gisirikare bashinze, nta shyaka rya politiki barimo, bagahagarara bakavuga ko umuturage atsikamiwe, noneho akabivugira muri kiriya gihugu tuzi ko twavuga nta nubwo ari gereza, ni mu muriro. Yabivugiye imbere y'inkota adatinya inkota. ubwo kuri jyewe sinzi ukuntu namufata, gusa numva ko ari icyitegererezo kandi mufata ko ari nk'incungu y'abanyagihugu, mufata ko ari umuntu niyo mizero y'ejo hazaza, nibwo buzima. ubutumwa bwa idamange mufata ko ari bwo buzima. ntabwo nabona muvuga, nabonye imyigaragambyo ejo yarabaye kandi byari ibintu bitangaje, si ibintu bisanzwe kubona abantu barenga 5,000 bateranira hamwe bari kunga umuryo umuntu umwe. abo mu gihugu no hanze y'igihugu bose bagahura bakaganira bashimagiza umuntu umwe kubera igikorwa yakoze. idamange rero arahambaye, ariko kandi si wenyine yatanze ubutumwa, hari benshi cyane batanze ubutumwa, kandi kuba yarabutanze si uko yashakaga kwiyahura. hari benshi cyane yagiye abona bagiye batanga ubutumwa nk'ubwe, navuga nka Nyamihirwa Niyomugabo Gerard, navuga ba Cassien Ntamuhanga, navuga Kizito Mihigo, navuga Bahati. idamange yanatabarije nawe avuga ati nanjye nubwo nagenda nkurikiye Bahati, umusizi Bahati Innocent, ariko ibyo ntiyabitinye kuba Innocent yagenda, nawe yaravuze ati nimumurekure nimumuzane. ubwo rero idamange ntabwo ari umuntu asanzwe, kuba ashobora guhagara ku maguru yombi akavuga ati ntacyo mbuze, mfite abana, ariko nubwo aba bana mbafite hano ntibivuze ko jewe ngomba kumva ko abana banjye ari cyo gihugu. ubwo rero ndumva kuri idamange sinabona uko muvuga gusa, ahubwo dukomeze tumushyigikire kandi natwe tube nkawe, duhinduke tube nkawe, nka kwa kundi abakristo bivuga ngo tuzahindurwa duse nkawe. ubwo natwe rero ndumva ariko twakabumbye kumera. turagushimiye John Ndayisaba, kandi tukaba twishimiye kuba waje mu kiganiro cy'uyu munsi kuri radiyo televiziyo ubwiyunge. icyo nshaka kukubaza, ndabaza uruhare rw'umuhanzi cyane cyane mu mpinduramatwara mu gihugu cyacu. turabizi ko ibihangano byanyu bigera ku bantu benshi bikagira ikintu bibafasha, ndetse abenshi baranabikunda cyane, yenda leta y'agatsiko niyo itabyemera bitewe n'uko muba mukanda kibyimba kandi batifuza ko icyo kibyimba cyagombye gukandwa. ikindi cya kabiri, turi muri revolisiyo, hari abantu benshi bavuga bati turifuza impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko umurideri wese uhagurutse uburyo bamugira turakuzi, bamukubita agafuni bakabacura bupfune na buhoro, uvuze ukuri uko kumeze bakaba baramuramashije. icyo kora biranashimishije muri iki gihe. mu gihe cyashize nka idamange uyu munsi ntabwo yagombye kuba agihumeka umwuka w'abazima. kuba uyu munsi rero akiriho ni nka kwa kundi bavuga ngo kubaho kw'imishwi ntabwo ari impuhwe z'agaca. agaca kageze ahantu habi cyane. nongera no gukangurira abanyarwanda guhaguruka bakavuza abahanda bakavuza induru, ariko hari n'ikindi kintu gikwiriye kugeza kuri iki gihe abanyarwanda bagombye gukora kugira ngo aka gatsiko kumve ko kagomba kureka amahano gakorera abanyarwanda, kakicara kakaganira nabo. iyo witegereje Bwana John Ndayisaba, uranariza ugakora indirimbo ugatekereza, urareba ugasanga tuzavuga muri iyi myaka yose ishize agatsiko kakazabwira abanyarwanda kati nyamuneka nimuze twicare tuganire, cyangwa hari ikindi kintu cyakorwa. njye nakivuga, hari nk'abasore n'inkumi bahagurutse bo muri FRN baravuga bati twacuzwe bufune na buhoro, turakandanijwe, tugiye guhaguruka twereka aba bantu ko natwe dufite uburenganzira ku gihugu, tugiye guhaguruka twereka aba bantu ko bagombye kwicara bagatuza tukicara tukaganira, tugafatanyiriza hamwe kubaka igihugu, hagatekerezwa ikintu kigomba gukorwa kugira ngo izi ngabo zizabe ingabo z'igihugu,
atari ingabo zo gukandamiza rubanda. Wagira icyo bitubwiraho bwana John Ndayisaba? urakoze Feliciane. hari amagambo abiri uvuze. uravuze uti uruhare rw'umuhanzi, ese ko utekereza ukanariza ukandika ukaririmba, ibyo byonyine birahagije gukomeza tubwira agatsiko ko tugomba kuvuga gusa? Urabona bizashoboka? Hari ibintu bibiri rero bidashoboka. Reka mbanza mubwire ikintu kimwe. ngiye ku bintu byo kuvuga ko message dutanga ubutumwa, burya ni inzira, ni step ya mbere abantu baheraho kugira ngo bashobore kuba bahura cyangwa se bumve ukuri n'akabaro k'umuturage uko kumeze. Burya niyo mpamvu abantu babanza gukoresha ururimi bakavuga ibiganiro, kandi n'intambara nayo irangizwa n'ibiganiro. Ariko mfite akarorero cyangwa mfite experience nagize muri 1993 ubwo Ndada yaramaze gutsinda amatora. Yaratashye baramutora, yarabyemera ko amatora abaho, bariyamamaza baratora, Ndada yaratsinda. Ariko turabyibuka ko Ndada yatarengeje iminsi 100, ndiyumvira ni iminsi 100. Byarangiye bigenze bite? Kubera ko nta gisirikare yari afite, ntacyo yari yinjiranye, nta byo kuva ngo bavange igisirikare, nta komandema yari afite. Ubundi umuntu ufite intwaro, ndavuga ibikoresho bya gisirikare, niwe abafite ijambo, kuko umwanya wari wese ahagarika uwo ashatse. Nuko ubwo byabaye kuri Ndadaye turabizi. Nubwo ibyo biganiro tubivuga bibaho, ni nk'ibanze byonyine, ntacyo byamara kuri bariya abantu. Mu gihe ushobora kwinjira bakakubeshya ngo ngwino tugire uko mwarabibonye ibyo Kagame yagize Bizimungu, kubera ko Kagame yari umukuru w'ingabo, yari minisitiri w'ingabo, ndiyumvira sinzi uko babivuga, kubera ko Bizimungu nta jambo yari afite kandi nta gisirikare yari afite. Ibya gisirikare nta basirikare be yari yinjiye nk'agakingirizo. Ubundi mwabonye ibyo bamukora. Ibyo byose rero ni experience abantu batigeze kujya bibuka, bakavuga ngo aba bantu ko atarabizigirwa, tabizerwa, ushobora kuyoborana nabo ugategekana nabo nta rindi jambo ufite muriho komandema y'igisirikare. Ibyo ngibyo nkaba nagusubiza uko nemera ko ibyakagombye kugenda ari linye ebyiri ziri parallel. Hariho abo bantu b'abarideri bavuga iryo jambo, basobanura iryo jambo rya politiki, ariko kandi bafite ku rundi ruhande narwo rw'iburyo bafite izo ngabo zibashyigikira. Ko ntibishoboka, ibyo aribyo byose ntibishoboka, inzira zose wabicishamo kuri FPR, kuri kariya gatsiko ntibishoboka. Reka ngaruke rero ku kibazo cy'umuhanzi. Ubundi guhanga ni ukurema. Hari indangagaciro zategezwa kuranga umuhanzi. Umuhanzi nuko yakagombye kuba abikoreye neza y'abanyagihugu, atabikoreye ibihembo. Ko tuvuge ngiye guhanga ngo ndirimbe message ngire gute, zisanzwe za zindi zo kubyina, kwidagadura, nabikora pe, kandi niba ari amafaranga mbona nkayabona, ariko amafaranga nta garanta bafite, kubera ko wakwishima ahantu hatari umutekano. Niyo mpamvu rero ngiye mu buhanzi bwanjye ngerageza kwandika, nkareba ibintu nkabicora, bakambwira turi guta umwanya, ibyo ngibyo surabirimba bikumara iki. Kuri ngiye mba satisfait, kubera ko ntabwo mba nshaka, mba numva ko ntanze ubutumwa bundi mo nakagombye kuba natanze. Niyo mpamvu kenshi rero tugenda duhura n'ibibazo, ugahura n'abo bantu bikundira ambiance, baba muri opposition n'ahandi, bakavuga ati uri guta umwanya. Ariko jewe iki kinshishikaje nuko message, cya kintu nkora ntekereza, mbona cyari gikwiriye abanyagihugu, abanyarwanda, nagishyize hanze, kigakundwa n'abahabona, babandi bashaka ambiance nabo bagafungura. Hariyo bafite amasheni menshi cyane bakishimisha. Ndumva rero umuhanzi yakagombye guhanga atagamije inyungu za zindi z'amafaranga, ahubwo agamije inyungu z'igihe zigihoraho, agamije inyungu z'uyu munsi n'ejo hazaza. Ndumva ari uko nagusubiza Feliciano. Urakoze. John Ndayisaba Mako, uti umuhanzi yarakwiye guhanga akurikije ibimuva ku mutima, nuko abona ibintu atazarakiye inyungu y'amafaranga yayikuramo. Ni byiza rwose. Ariko hari n'ikindi kintu nashaka kongera kugarukaho, tubwiye uti uduhaye urugero rwiza rw'i Burundi. Ndadaye yagize ati atsinda amatora, aravuga ati nsinze amatora, ndi Umurundi, dufite igisirikare cy'ikirundi kizandinda. Arirara cyangwa bayigiramo yanayifite, ntazi. Byamaze iminsi 100 baramuhitana. None nkaba ngiye mbwira abanyarwandakazi, abanyapolitike, niba mutaraboneye urugero kuri Ndadaye,
murashaka kuzongera kurubona bibabereyeho abanyapolitiki kuvuga kumobiriza mu magambo na diplomasi birakenewe rwose kuri urugamba turiho rwo kubohoza igihugu cyacu ariko nta gisirikare kiriho mwaba murota ndabashishikarije zisa mwese banyarwandakazi banyarwanda namwe banyapolitike wahuka nibura mugashyigikira abiyemeje kubahagarara imbere bavuga ati twebwe twiyemeje kumena amaraso yacu ariko tubora igihugu cyacu kandi nabo bahagurutse si uko banze ubuzima bwabo si uko banze amaraso yabo ariko nuko kariya agatsiko kadadiye kakanga ko abanyarwanda bene igihugu bagira ubwisanzure bajya mu gihugu cyabo nabo bakakigiramo ijambo bagashaka abanyarwanda baza bakababera abacakara abanyarwandakazi banyarwanda namwe banyapolitike bo hirya no hino nibyo mushaka kuko amagambo FPR nta kizayabwira ntacyo yigeze abibwira FPR nudakoresha ururimi yumva ari ugufata intwaro ndabarahiye muzahora mu bucakara benshi bazahora mu bacakara bakandamijwe n'agatsiko rwose. John Ndayisaba Mako uri umuhanzi koko pe n'umusanzu w'umuhanzi ngira ngo ujye uwukora ari mu ndirimbo ukora wakomoje no kuri Bahati nawe ni umuhanzi yari umusizi. John Mako niba umuzi niba hari ibisigo bye bibiri numvise nka niba ari Gakara na Masisi wafata akanya rwose ukatubwira ukabihuza n'ukuntu ukabihuza n'icyatumye bamushimuta ukavuga ya rwose aho nshobora kugusubiza utigoye nshobora kugusubiza rwose mbabare kuguca mu ijambo aho umusanzu w'umuhanzi ndagusubiza ariko reka mbanze nsubire inyuma ntomore neza impamvu ijambo ryonyine ridahagije atari gisirikare. Ndagira ngo mbabwire ko hari nk'umuntu bita Kizito nawe yaravugaga buriya n'ubutumwa yatangaga buri voka yaravugaga nta mbunda yari afite mwabonye iyo uvuga gusa byonyine FPR irakwica uvuga gusa byonyine irakwica mu gihe uri kuvuga amahoro uvuga ubumwe n'ubwiyunge nk'ibiduhoramo kubera ko nta yindi mbaraga FPR ibigukekaho ikikora ni ukukuzimya ikwishe kuko yanga iryo jambo kandi birayorohera kukuzimya ni ukukwica. Twibuke neza ko nk'abanyepolitike bashaka kujya hanze nta muntu n'umwe uza warashimishije kariya gatsiko nka Rwigara Asinapol. Ibyo bintu byose murabizi namwe. Rwigara yazize gusa ko ashaka kwikorera ibye nta n'icyo avuze baramwica. Abo bahungu bose nababwiye ba Nyamihirwa n'abandi nuko bavugaga ukuri. FPR rero yanga umuntu uvuga ukuri nta kindi kintu ayeretse. Ibyo bintu rwose tubyumve neza abanyepolitike babyumve ko kuvuga kuri FPR ntacyo bivuze kuko iyo ubakurugutuye mu matwi mwarabyumvise Ingabire Imaki iravuga ati rwose ndaruhutse kuba mbyutse mu gitondo ntari bwumve uriya musazi yamwise umusazi ariko ubuya ntabwo azi ibyo yavuze ejo hazaza niho azamucira urubanza. Urumva ko kuri FPR iyo uvuga gusa byonyine ni ukuda mu mvuto bakagufunga aho bakakwica. Ubwo rero sinzi umuntu uzazana message iri strong iruta ya Idamange, sinzi umuntu azazana message iri strong iruta iya Kizito, sinzi umuntu uzazana message iruta ya Baniyo Mugabo. Ntabwo mbyumva rero mu by'ukuri tugomba kuvuga uko batinya ukuri ariko tukavuga twimanyikanije n'inkoni kubera ko hari ijambo nababwiye abantu baratwenga agaheze mu menyo y'imbwa bakuza y'ubuhiri ni umugani w'ikirundi niba atari ikinyarwanda murantunga kuko kuri FPR ntabwo bishoboka kubera ko kuvuga byonyine gusa ntabwo ntacyo bibatwaye. Reka ngaruke ku musanzu w'umuhanzi njya kuri Bahati Nosaburiya buriya ndandika nanjye ndandika imivugo ariko ngatinya rimwe na rimwe ngasanga ntabwo ndi interested nkavuga ni reka mbyore nzaba mbisohora ariko mu by'ukuri ngiye gupanga amajambo y'ikinyarwanda tomoye haraho nsanga nashyizemo ibirundi ariko ntabwo ari ikosa n'indimi dusangiye gusa ndagira ngo mbabwire ko mu myaka ishize abahanzi nabonye bashobora kuba bafite impano yo gufata amagambo agenda asanirana kandi asobanura ikintu kimwe
bahati sinzi ko mu basizi b'abanyarwanda simbizi keretse Gasimba isi harusahuzi ariko nawe ntabwo yari afite lokanse niko nabivuga cyangwa se ubundi buhanga mu gihe cye byari bikomeye cyane n'uyu munsi ndamwemera Ambassadeur ndakeka ariko Bahati umurebye ukumva amagambo y'ukuntu yatondekanya n'ahajya ntabwo ari umuntu asanzwe kuko ndahamya ko u Rwanda ruzamara imyaka 1000 rutarabona umuntu nkuriya ko mu by'ukuri yari umuhanga cyane. Ngende rero nko ku gisigo yise Bene Gakara yanenze munsi y'ubutaka bwa Sahara nta n'impamvu agomba kumubabarira, yanenze cyane yivuye inyuma avuga ati iyo nkiza kuba ari cyo ufite ubwo bushobozi nagafasho basaza nabo barwaye indwara zidakira nkabaheza nkabashyira ukwabo nkanabagaburira yewe nkabatunga kugira ngo icyo kirezo abana nkabagira uku hanyuma izo ngimba abo basore n'inkumi nkabafata nkabaganisha iyi mirimo bakajya guhinga kuko ngo nicyo kirwara n'ubundi ngo ufite ubudahangarwa ntabwo gipfa kumutwara uko kibonye. Wumve inama yagiraga kariya gatsiko kuko yari yamaze kubanenga arabati none se n'ubundi ati wofunze ababaji abo bakoresha maranda n'imbaho ati ubundi se abo icyo kirwara kizahitana bazahambwa nta masanduka abashaka kuvuga ko gufungira imirimo si cyo cyangombwa ahubwo bari bakwiye kurengera babandi bafite imbaraga nkeya z'umubiri babana bakiri batoya ndetse akatangurije kabati mu mashuri yo najya mbasohora bakajya hanze amazi nkayegereza aho hafi noneho bakajya bagira guti bagakaraba bakiga kugira ngo bahane yantera. Arongera avuga ati ese ko ugiye gufunga babandi bacukura imitarimba bazayikurahe kandi amaguriro warayafunze. Mu by'ukuri rero Bahati yari yamaze kubona ingamba zose agatsiko kafashe azikubita hasi aravuga ati ibyo mutekereza rwose nta kivamo ndetse ubundi ko numvise ko icyo cyago kidafata abirabura mwaretse aho barukara igihe bagihugiye muri ibyo ngibyo byabo natwe tukaba dukora duhimba dukora ibyacu twiteza imbere bakazajya gushiduka basanga natwe tugeze kure. Urumva ko Bahati ni umuntu areba kure, ni umuntu agatsiko kadashobora kwemera, ni umuntu avuga ibirenze ibyo tuvuga twebwe. Niyo mpamvu kuri twebwe agatsiko twebwe imbere yako kabona ko ntabyo tuvuga kubera ko Bahati ni umuhanga, ni lesava, ni umuntu adasanzwe. Urumva ubwo rero nibyo nkomeza gushyigikira n'ubundi mvuga ngo nibyo ko tuvuga ibyo twabwiraga abantu bumva, ariko tumaze kubona akaroro kenshi cyane k'abantu bagiye bavuga gusa bikarangira bishwe abandi bahunze. None aka kanya abanyepolitike dufite hano hanze ntabwo muri gushaka kumva ngo mushyire hamwe mwanalize murebe ikibazo ahantu kiri, ahubwo buri muntu wese ari kwizana experience yiwe bivanye n'inyota n'ibyanyotewe bivanye n'irari ry'uko ashaka kwibona mu butegetsi akazana ibintu bitarama bya bindi FPR ikubita bikibagirana. Najya kundi muvugo rero wa Bahati mu bintu yagombaga kuzira harimo umuvugo yavuze kuri Masisi we yavugaga neza ko n'ubundi ko impunzi ziri hanze nicyo yaganishagaho ko azikumbuye ko yakifuje kumuganiriza yewe mutakira mubwira ko kuba mu gihugu ntacyo bimaze amubwira ati reka mwebwe toto tekada ryaratamaje aho muri mw'ibyo bihugu biri aho ngaho hanze ati nyabuna mwagira mukagira ukuti burya naho ngaho si iwanyu eterega gushobora no gutoranyamo abahungu ubona bakomeye mugafata inzira mugatana. Yakanguriraga abandi rero muri ayo magambo uyarebye usanga yakanguraga abantu ko bagomba gufata intwaro kuko babayeho batabayeho. N'uwo muvugo birimo abwira impunzi ababwira ko bakumbuye ibiki n'ibiki ndetse akongera akibaza kuba ndetse ko numvise ko aho ngaho bavumbuye undi mugabo abana bagomba gutahaho ati wowe bite na bene nyoko. Yavugaga twebwe b'impunzi kandi urabona ko muri iyi minsi naza ubu bari kwitegura ukuntu bashobora gutura mu kuri Marisi kuko bamaze kuyikandagira. Ubwo rero yashaka kuvuga ko twebwe b'impunzi twakagombye kugira icyo dukora, ko adukumbuye kandi ko ntacyo dupfa, avuga ko rwose bo babayeho nabi. Ngayo magambo rero umusizi Bahati yazize kandi no muri uwo muvugo mvuze sinzi akantu yavuze aravuga arangije ngo ngubuye ngo nakita Edouard mu mashyengo Edouard se ni mumuzi ni bamuri iki noneho aragaruka ku wundi muvugo ugira gatatu mu mivugo ye nkunda kuyumva cyane nanariza ijambo kurindi ahavuga wa bambariza imbwa muntu
ngo yavuye iwabo mu Kinyaga akaza akagera ngo ahiga urukwavu ngo harenze akagano yambutse Kirimbi n'umugezi watandukanye ya Cyangugu na Kibuye, noneho ngo mpaka Nyabarongo ngo urukwavu ruramucika, ngo abona umupfumu aramubwira ati ngo ararira cyane bati uwangira imbwa rwose nkirira urukwavu najya mpiga urukwavu nkarurira. Wa mupfumu aramubwira ngo koko ukifuza kuba imbwa? Nti rwose nakwifuje kuba imbwa kugira ngo nge nirira urukwavu. Tubwo nyoko wakubyaye akaba yarabyaye abahungu n'abakobwa ajya hamagara abana hicaremo n'imbwa, ati rwose ntacyo bintwaye tinishyana, ati ngaho nkugize imbwa ro nzajya mbaga amayezi n'ibiki ujye wizihirwe, ati nawe ujye unigira nta kundi icyo nzakurinda ni ngoro. Wa mugabo wavuye mu Kinyaga nguwo bambariza muntu nguwo rero Edouard Bampora iki, kandi namwe muramuzi iyo amaze kubisaba ibikuru akavuga turiya twamuca umutwe nuko bigenda, usibye ko ari n'ibindi nyine bamubwira ati ugomba kuvuga bakabivuga. Namwe muramuzi ku rurimi rwiwe, ku ikaramu ye yagiye kuri Twitter kandika, muzi uko bigenda. Ibyo byose Bahati ntiyagombaga kubihonoka kubera ko yari yamaze kuvuga. None twibaze Bahati yakiza kuba avuga afite igisirikari, bazamuka ngo baje kumufata nacyo kigahaguruka, bari kumwumva bagashyikira. Icyo nshatse kuvuga rero nuko udashobora gushyikirana na FPR ujyanye umunwa gusa. Ese byagendekeye gute Habyarimana weme imishyikirano ngo bashyikirane garambika intwaro hasi? Byamugendekeye gute bamaze kumufatira ambarigo mu by'ubutunzi n'izo ntwaro Habyarimana? Icyo yakoze yaramwishe. Ubwo raka kanya nta FPR yagiye, akanya noneho FPR ifite imbaraga kubera ko ifite abanyagihugu bugwate, irababwira ati nimuhaguruke mujye kuvuga ko umako yasaze, ko ahubwo leta z'umwe za Amerika zigomba kumudushyikiriza. Abaturage bazi ko ibyo mvuga ari ukuri, ariko kugira ngo baramuke bakagira gute, bakajya mu muhanda bakavuga basi bakarangiza umuhango bakafata ibasi nakundi. Nuko rero muri kiriya gihugu umunwa turawukeneye kuvuga ukuri. Iba twakubwiraga abantu bumva, ariko uko kuri kudafite urukingo kuzadupfira ubusa, tuzasarara nta bundi. Ndumva nabangarukije murakoze. Urakoze bwana John Ndayisaba. Aba nakubaza, iyo witegereje ibyo byose wavuze, abanyarwanda basabwa iki? Hashize imyaka myinshi bavuga bati reka twihangane turebe yenda impinduka izabaho, bakomeza gukanira. Hari n'abanyepolitike bavuga bati intwaro ntabwo ari ngombwa, ariko ntiberekane ikindi kintu cyakoreshwa kugira ngo ubutegetsi buhinduke. Ntawe icyo wababwira n'iki bwana John Ndayisaba? Yewe ikintu kimwe nakubwira nuko abanyepolitike bari mu gihugu baragerageza, buriya n'intwari zirahari, nubwo derutse kwifatira Ingabire mu gahanga kubera amagambo yavuze, ariko nasubije amaso inyuma. Sinawe gusa na Edouard nawe nasubije amaso inyuma, ndavuga nti rwose ndabababariye. Iyo ndebye igitero bagaba kuri Karasira bakamuzanira Edouard Mubaraka, akaza atangira kwivugisha ibindi bintu, baba bamumutumyeho muri ko nyumva. Iyo rero niba umuntu ashaka kugutera iwawe kinyamakuru cyawe akakubwira ati turavuga ibi ngibi uyu munsi, akagutesha umurongo wawe ukanga ariko ukarikocora, bari abantu ntacyo bataba bakoze. Nuvuga ngo rero twabonye uko Kizito yagiye kwirega, yemera ibyaha atakoze, usibye ko amahirwe yatwandikiye igitabo aratubwira ati burya ukuri kwabyo nuko. Ntabwo rero umuntu wumva ko kiriya gihugu n'abanyepolitike bumva ko intwara atari ngombwa, uwo muntu ari kudindiza urugamba, afite izindi nyungu. Kandi ikindi ndanabakemanganye mpamya ko bamwe muri mwe b'abanyepolitike bahembwa, ndabihamya kuko iyo umuntu akatubwira ngo Colonel runaka ngo yiriwe ahango byagenze uku, ngo andi makuru ngo mu rugwiro ngo bimeze uku, uwo muntu aza amakuru yo mu rugwiro kuki agatuma kuri abo bantu ngo ababwira no mwakoze iki kintu ko aricyo dukeneye, akabaza amakuru yose ya buri munsi uko byayagenze, ariko adashobora gutinyuka ngo atahe? Ese uwo muntu wagakurikiranwa n'amatelefone ye buri munsi, ariko akaba afite ubushobozi bwo kuba yamenya amakuru yo mu rugwiro? Mu rugwiro nibaza abakozi babo bahabaza ngo bahakora ngo babaza ati ninde uvuga ko mwebwe ejo mwe mwari muri inama, aya makuru yavuye yagiye hariya gute? Ibyo bintu bikantera amashaka amakenga, nkavuga nti aba bantu bafite impande bakora, kuko abanyepolitike dufite abakunda igihugu 1%, abandi bo bibereye mu kurondera amahera, bashaka amahera, ubutunzi.
Iyo mpamvu bakomeje kujya badukurura tukagenda nk'intama zitazi ubwatsi zigiye kurishamo tukisanga twaguye mu manga. Nuko je mbibona umuntu yakubesha akakubwira ngo ibi tuzabigeraho tuvuga gusa. Mako yaririmbye, Nahimana yavuze, Serge yavuze, Mutega na Felician bavuze, uriya mubyeyi kubumwe yavuze, Ikondera bavuze, Bande kurumuri bavuze, amaradiyo n'amaradiyo. Ndababwiza ukuri ko ivyo bintu ni igipindi, ntibishoboka kuri FPR nayibayeho. Ntuzakubeshya akashobora kwibeshya akinjira muri buriya butegetsi. Bizashoboka bazataha bajyeyo, ariko bose bazaba bameze nk'uko umuntu agenda ayobora imbwa yibayibwira ati genda ufate kiriya, ati garuka hano, ati reba ikiri kw'irembo. Nuko nta jambo bazaba bafite. Ndumva nahagarikira aho ngaho kuri icyo kibazo warumbajeje. Urakoze John Mako, rwose bivuze neza. Abazi ko bazagenda bajyanye ijambo bagera hariya bakumva ko bazagira icyo bageraho n'icyo bagezaho abanyarwanda, bazagira ijambo mu gihugu cyabo, baribeshya niba badafite akagurupe gafite udukoni two kupyatura kariya gatsiko ntacyo bazageraho. Ubwo rero cyane cyane abanyapolitike gende bo mbwira ubu, niba mwumva ko mushaka mushakaga umwanya gusa, mugende muceceke nyine. Muzaba bambura iki, muzaba bangirente, muzaba banduhungire he? Niba ari ibyo mushaka nimubitubwire hakiri kare, mureke kuyobya uburari mubwira abanyarwanda murashaka kubabohora kandi ari imyanya mwishakira. Kandi muzi neza ko murakuze abari muri politike, mwese murakuze ku buryo muzi izo ngero zose John Mako yatubwiye. Ibi byose mwumvise n'ukuntu adusobanuriye neza ibisigo bya Bahati, kuko burya umusizi ni umuntu ufite indi dimansiyo abantu benshi basanzwe badafite. Ni umuntu ureba kure cyane. Niyo mpamvu banabatinya babihigo bakabahitana. Ubwo nawe ugiyeyo babuhitana rwose nta ngizo ndoto ntarota rwose, kubera ko nahajya hari inzira ebyiri nshobora kugendamo. Nshobora kugenda mu buhumyi n'ubugoryi nibeshye, nkumva ko ibyo bavuga ari ukuri, nkagenda rwose ntimakaje, nagera rero bakambwira ati ugomba gukora ibi ukavuga ibi, cyangwa bagahita bananyica batanyeretse n'itangazamakuru. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukugenda nshimuswe nk'uko bashimuta ubwo ni uburyo butatu. Nshobora kugenda nshimuswe, ariko simpamya ko iki cyo gushimuta cyo ntabwo kigishobotse, kuko n'uwo bashimuse ndabona byanze ko umwe yambura byanze. Nshobora kugenda rero naguzwe nk'uko abandi mubona bagenda, kugira ngo nze kuza sebya no guharabika muri opposition, kugira ngo wenda se bankoreshe muri ubwo buryo. Izo ni inzira eshatu aba bantu bagenda. Hari abagenda ku bugoryi bakumva ibivugwa akavuga ngo nibyo koko, hari abagenda bagiye bashimuswe kubwo buryo, hari n'abagenda bijyanye bagiye gukorera amafaranga nta yindi neza. Ugenda aragiye gukora amafaranga we arangira nabi cyane, ariko wa undi ugenda wijyanye kubera nayivote we biba bibi cyane akenshi cyane. We hari n'igihe batamubona. Nk'ubu hari umuhungu wa Rutinza Theobald yahoze ari prefet wa prefecture ya Cyangugu, niba ntibeshye bazambabarire abantu, yagiye ngo agiye kugurisha niba ari imitungo cyangwa kureba iki, ubu yarabuze, baramubuze. Urumva rero ni bya bintu byo kwa bya nayivote ntabwo muvugiraho, kuko yagiye we yumva ko ibyo bababwira ari ukuri, ngo hari umuntu arinje mu mitungo y'iwabo, aragenda yumva ko we nta kibazo n'umufaransa azajyayo rwose. Ariko yarabuze n'uwo bari bari kumwe w'inshuti ye, barabuze ntibazi irengero ryabo. Uramuvuga ngo hariya ujyayo uri ikintu kimwe, uri cya kindi kidafite kimara, wa wundi utazi no kwandika izina rye mu bwonko, wa wundi utazi amateka, wa wundi bavuga ngo umukoma amashyi akayakoma, utazi igipfa n'igikira, aho rwose uragenda ukagaruka. Cyangwa se muri ba bandi bahereza utuzi ukajya hariya ukatuzana, cyangwa se ufite izindi misiyo baguhaye. Abo bantu rero muzajya mubona umuntu yagiye mu Rwanda akagaruka, ujye wibaza impamvu wagenda akagaruka. Ujye
wibaza iyo mpamvu harimo izo tipe ebyiri nkubwiye hariho umuntu agenda kubera ko n'ubundi ntacyo amaze n'ubundi imbere ya FPR ntacyo bamukoresha kindi nuko bamubona uko nguko hakaba na wa wundi rero agenda kubera ko bashobora kumukenera umwanya uwo ari wo wose nuko bimeze rero nta kindi kintu narenza kuri ibyo ngibyo rwose ntabwo ibyo bisazi ntabwo nabisara nasara binjyana mu nyanja sinasara binjyana mu Rwanda bose ubwo wamaze kubamenya ntabwo wajya kugira utunyungu twabo kuko uzi ko iherezo ryabyo ni agafuni ni prison n'ibyo rwose niyo mpamvu nabwira abatwumva bose abanyarwanda ni mwumva umuhanzi kuko bareba kure Felicien hari icyo wakongeraho kuri icyo yandagira icyo nongeraho Madamu Chantal Mutega ndongera gushimira John Ndayisaba kuba twabanye kuri uyu munsi kugira ngo aganirize abanyarwanda bwana John Ndayisaba mako witegereze urebe ibintu byabaye muri 90 igihugu cyafashwe n'abantu bavuga ko ari impunzi zari ziri mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi baje batera u Rwanda leta yari iriho ya Juvenal Habyarimana yemera kuganira nabo kugira ngo bagirane amasezerano yo kugabana ubutegetsi noneho igihugu kigira amahoro abo banzi b'amahoro abenshi muri abo bari biganje muri abo banze ko ubutegetsi bugabanwa bahitamo kubikubira bahanura indege y'umukuru w'igihugu twese tuza amahano yabaye muri 94 ari nabwo FPR yafashe ubutegetsi abantu bakwira imishwaro barahunga mu gihugu haba ubwicanyi butandukanye kugeza kuri uyu munsi imyaka 27 iruzuye FPR ifashe ubutegetsi abantu bagombaga gutanga ihumure n'abayobozi bo muri FPR uhereye kuri president w'igihugu ari we Paul Kagame hari abasirikare bakuru mwagiye mwumva amagambo yabo nk'aya generali Mubaraka Muganga avuga ati twajyaga tugenda n'amaguru imiye birebire none ubu dusigaye dufata Rwanda yeya tukagenda tukabafumbiza amashyamba tutatwibyinira insi ibyo bintu bikaba ari ikintu gikomeye cyane hakaba harimo abasore n'inkumi bavuze bati ibi bintu ntabwo bizashoboka hashize iminsi igihe kinini cyane dutegereje ko abantu bagombye kuduha ihumure tugasubira iwacu none abagombye kuduha ihumure ni nabo badusanga aho twahungiye bakajya kuduhungabanya bakajya kudufasha icyemezo ko tugomba gusubira mu gihugu cyacu twereka aba bantu ko ibyo batekereza ko bidashoboka bishoboka hakubaza icyo wabwira abanyarwanda niki koko iyo twitegereje imyaka yose ishize igihugu cyacu kiri mu kaga nkaho kirimo buri wese uruhare rw'umunyarwanda yaba ari hanze yaba ari no mu gihugu n'uruhe bwana John kuko mbona abanyarwanda babifitemo uruhare ibidukorerwa bibi tubigiramo uruhare akarengane dukorerwa cyangwa ibintu byose tubigiramo uruhare noneho ikindi hari benshi yenda mwabonye nk'abantu bagejejwe imbere y'ubutegetsi mwakurikiye zirangirwa inkiko barimo gusoma amazina ngo y'abantu baregwa byensire harimo n'abaporo Rusesabagina bakarise Sankara n'abandi bavuga ngo bose bari abasirikare babaga muri FRN ngo bagiye bajya mu gisirikare cyangwa ngo umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko ya leta nkakubaza ntibwana John ya leta igusanga aho ikajya kwicirayo ikajya kuwuhungabanya ni nayo izaguha uburenganzira ngo noneho koresha igishoboka cyose kugira ngo wirenganure cyangwa amategeko mpuzamahanga yemera ko umuntu yarenganwa hari yabagomba kugira ikintu yakora kugira ngo yirenganure ave muri ako kaga arimo yashyizwemo n'abantu runaka cyangwa n'agatsiko runaka ubitekereza w'iki bwana John Ndayisaba n'ikintu wasigira abanyarwanda cyane cyane abanyepolitike bumva ko ngo ubutegetsi buzahinduka ngo nta sasu rivuze ubutegetsi buzahinduka ngo bafite kundi kuntu bazabigenza ariko iyo strategy ntabwo bayiha abanyarwanda ndabizi neza ko umulideri wese uhagurutse bamuramasa umuntu wese ushatse kugira icyo avuga bakamuramasa kugira ngo bacubye umulideri ushobora guhagurutsa abaturage wafata umwanya ugatanga inama kuri ibyo byose cyangwa ukatubwira icyo ubona abantu bakora bwana John Ndayisaba reka nkubwire Felicien iriya leta imeze nkayigeranya n'umutiba undi w'inzuki sinzi uko mubyita imizinga cyangwa ibyo ngibyo hari ibintu bibiri bituma inzuki zimuka zikagenda akenshi inzuki iyo zinyagiwe zirijyana ko ntabwo zikunda kuba ahantu hanyagirwa iyo ikima cyangwa uwo mutiba uvirwa inzuki ziragenda icyo ni icya mbere
kabiri iyi inzuki zenjeje ubuki ziba zagiye kubuhova ahantu hatandukanye biki n'ibiki ni ibintu bibiri igomba kuvana inzuki aho ngaho niba ushaka izo ubwo buki hari ibintu bibiri ugomba gukoresha umwotsi kandi inzuki zifite urubori nubwo uwo mwotsi ushyiraho nubwo zifite urwo rubori ariko zitinya umwotsi icyo ngicyo ndakivuze kubera ko nzi neza ko ntabwo ushobora kujya gufata ubuki mu mutiba n'amaboko gusa ibyo bisanzwe ngo uragenda urateruye biravana n'imiti waba wisize ariko uko byagenda kose uriproteja ukambara net mask cyangwa se kandi na yafumba y'umuriro ugomba kuba uyifite ngo ujye kugera ku ubwo buki abanyarwanda bari gushaka ngo bashaka kuba muri demokarasi ngo bitwaje amaboko n'umunwa gusa ntiwagenda uri imbere y'inzuki ngo zigende zihave oya uzivanye mu buki ariko irumbo ryo ryavuga ahantu hari abahanga bazi kuriterura kubera ko nta buki burimo ariko inzuki zivuga ati dufite ubuki aho twabuhovye aho ngaho ntimutubaze igikuru nuko nta muntu agomba kutuvana aha ngaha ugomba kugenda witwara ifumba y'umuriro kuko inzuki zitinya umwotsi nubwo zifite urubori aho ndarangiye reka ngaruke rero ntarajya kuri byabo bacirwa imanza ngaya cyane abacuruzi bo muri sadika ari inshuti zanjye nkunda kuganira nazo umuntu arambwira ati mfite nka miliyoni nka magana abiri z'amanyarwanda ni sawa mfite nka miliyoni 100 sawa mfite ibihumbi 20 by'amadolari ariko ukabona umuntu baragiye baramutoye baramwishe n'amafaranga ye barayatwaye simvugira kuri ntuze kuri Seifu Comrade Seifu uriya bamu Oriki Imana mwe irukore ndi kuvuga bacuruzi bandi usanga ngo za Malawi ngo byagenze ko bari gutanga imisanzu yanabwiye gute nshobora gutunga amafaranga yose nkananirwa no kugura agakoni ko kwibangikana mu gihe ndi muhira cyangwa ndi kwisafari ibyo bintu n'ubucucu n'ubugore nakwemera nkajya muri leta bikandikwa ko iyo mbunda nyiguze yo kundinda kubera ko intore zuzuye hari habi nicyo kikwereka rero yanayivote y'abanyarwanda ko bo bazi ko ngo bahunze bashitseyo badamaraye niko bibwira ariko n'ukwibeshya n'ubube gito sinzi ukuntu nabivuga ni ubuginga niba uwo muntu adashaka gutekereza kwirindira n'imari ye n'umutekano we n'abana be agahora yirukankana intore zikoresha intore mwasanze zifite amaboko 6 n'abiri iyo trigger bakoresha ku mbunda we kuki utayikoresha nkunda kubivuga cyane abantu bakagira ngo nukwirarira ariko je sinshobora kuba mu bihugu nkabi bidafite umutekano ngo nicare ngo ndacuruza nice mu iduka ndagaramye abakiriya baraza ndakira amahera uzi ko nizo ntore zirekereje kimwe ugomba kuzihereza umusanzu kabiri ugomba kujya mu Rwanda bakagukoresha 3 barakwica ubwo rero iyo umuntu atazi no kwicungira umutekano we n'ibintu bye kaba ngo sinatunga imbunda bikwereka nyine ya mitekerereze y'abanyarwanda yari okay reka ngaruke rero kuri abo bari abantu bacirirwa imanza biriya ni ibitambo ariko kandi aho ngo bamfate nk'amako ukundi kuvuga gusa bamfatira mu ishyamba kuko abo batwara nk'abasirikare barabacunaguza ariko bariho mpera n'imperuka tuzababohoza n'abanyarwanda babishaka ariko kwicara gusa tukavuga byonyine ntibihagije ari abantu bafite intwaro nkunda kubwira abantu ngo akabindi k'amagambo Imana yanyihere kubera agahinda nanyuzemo n'ibibazo nawe nabyo dushoboye kuvuga ariko sinshobora kujya guca intege wa muntu wundi abona ko we uko byagenda kose nk'uko nanjye mako mbibona ntabwo bishoboka gutsinsura bari abantu ku butegetsi icyambere barishinja ibyaha mpuzamakungu bakoze bishinja ko bishe ya genocide nibo bayiteguye bayikira mu bikorwa n'abayirokotse bari kubahumbahumba bafata abahutu barabica bamaze kudekarara imibare itariho kubera ko bari bazi neza bavuga ngo twishe abantu umurengera none rero aba bantu bose barabishwe n'intera hamwe n'abakomando bacu babana n'abatwishe bose turabitirira abatutsi niyo mpamvu kubakura hariya rero ujyanye umunwa kuko bazi neza kuba ujyanye umunwa gusa ejo ukakuba perezida icyo wakora no kubashira mu nkiko nabo ntibakwemereye rero rero bagomba kuharugwa na yafumba y'umuriro nibyo mbabwira ko nta fumba y'umuriro ntibishoboka tuzavuga dusarare bamakoba pe n'abandi baze bape ubundi birangira uko nguko abana ho nabuzukuru babo nabo bazaba bari gufata bwa butegetsi babushyira mu ntoki natwe abana bacu nabuzukuru nabo bazakomeza babakorera iteka ryose nshatse kuvuga ko rero nshimangira ntibizashoboka ntibiteze no kubaho kuvuga gusa ntibishoboka
bishoboka. Ndumva naba ngusubire Felician. Banyarwandakazi banyarwanda nimwumva ijambo rya John Mako afite inaribonye aravuga ibintu by'ukuri aravuga ati ya jenoside nibo abantu kare agatsiko kayiteguye kayishyira mu bikorwa kandi afite plan ndende ku buryo bari bazi abo uko bazajya kuyita iyo jenoside barabiharanira biraboneka kubera nyine n'uruhare rwa mpatsi ibihugu kubera ko bari bazi ko nibamara kwibona hari ubwoko bumwe buzajya bwitirwa iyo jenoside hehe n'ubutegetsi hehe n'ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda. Murabona umwana ushibutse akagira igikorwa akora kandi avuga ati natwe turashaka uburenganzira ku gihugu cyacu nta n'intwaro yafashe baratangira bakamutsindagira kuri jenoside ngo yonse jenoside murabizi nyine bagatebuke murabizi bari mbonye umutwa abasore bambonye umutwa n'abandi none kubona na paroma ihaguruka ikajya kwamagana uriya mwana uwase ubwo kuko ibyo ntabwo byarereka ko nta espoir yindi y'ibyo biganiro muvuga ngo muzajya kugira na kariya gatsiko nimutabereka ko namwe muhagaze ufite intwaro ntacyo muzageraho ubwo se ninde uzagumya kubakurikira mutubwira amagambo gusa amagambo arahari agomba no kuvugwa kuko mukanamubwiriza nkunda n'ukuntu padiri yigisha abantu abakangura babwira politiki icyo ari cyo ko umuntu yakoze iba yinjiye muri politike akababwira rwose ukuntu bagomba guhaguruka ariko amagambo ni ngombwa ariko ntahagije. Abanyarwandakazi abanyarwanda igisubizo kirahari kandi kuko hari ababanjirije barahagurutse FRN yarahagurutse mushyigikire mwisange mwitere inkunga maze ejo murebe ko nabo bose bavuga badafite bazaba bafite abashyigikira byose bizajya bizitunganya. Ndabahamagara rero bakunze ba radiyo ubwiyunge abadukurikiye bose nimuhaguruke John Mako yavuze ati n'igihe tutari twataha abari aho hirya no hino mufite abo bacuruzi bafite za miliyoni nta mugani kuki mutagura agatwaro mwitwaza babandi bagira amata baza kubateruriza namwe mukabereka ko muhagaze. Oya nimuhaguruke mushire n'ubwoba. Ese rero ukifite ubwoba amaze kubona idamange iryamugwiza Yvonne ahagurutse ku maguru abiri ahagaze ku maguru abiri avugira mu gihugu cy'u Rwanda ati turarambiwe iyo jenoside mwitwaza ayo magufa y'abacu mwanika mukayacuruza turarambiwe gutegekwa n'umurambo turarambiwe iyi nkeke y'abanyarwanda bariho ati turambiwe simvugira abana ndavugira abanyarwanda bose abana banjye bariga mu mashuri meza prive atari ko abana banjye nibejo bazaba bayoboye igihugu bonyine bazaba bazamura igihugu cyabo bonyine atoya abanyarwanda bose bagomba kugira uruhare ku byiza by'u Rwanda yakanguriye no kuvuga ati n'abaya bariho mu mashyamba n'abana b'u Rwanda nimufungura amarembo bazi ariko kariya gatsiko mwabonye cyamukoreye aho kugira ngo bamwumve baramwamagana baramushyira mu magereza baramutoteza ariko yarazi ko yari yabyiteguye yafashe Bibiliya yaravuga ati ni intwaro yanjye. Aya magambo yamusohokagamo banyarwandakazi banyarwanda ntabwo ari ay'umuntu w'umubiri n'amaraso gusa yari afite roho mutagatifu imubigiramo n'iriya Bibiliya yarahagutse arabivuga kandi yari afite abana be bane yarazi ko bashobora kumwica umwanya kumufunga n'ibindi byose yarabyiteguye. None rero uzajya wongera gukanyisha kunga ubwoba mufite mwene wacu hariya ntacyo mvuga ntacyo nkanga ngo batamuke ubwo si byaba ari ubugwari koko kubona umwara ahaguruka umutegarugori ahaguruka afite abana yarengera afite ibintu amerewe neza
ariko havuga ati ntabwo ari byo. Ubwo si urugero koko wari uzongera kwitwaza ubwoba, uzajya ubwitwaza azaba ikigwari. John rwose ndagushimiye uduhaye umusanzu kandi ndumva uri umusanzu mwiza ku banyarwanda utanze. Twegera rero umusozo, nagira ngo nawe uri umuhanzi wagira ikintu kimwe tubwira ku kintu wahanze, mu gifaransa bavuga chef d'œuvre, wumva gikora ku mutima abanyarwanda, wumva kandi gikangurira abanyarwanda ko bagombye guhaguruka bakumva ko igihugu ari icyabo. Gira icyo tubwira John, wenda kimwe bibiri mu bihango byawe nawe bitubwire n'ukuntu umuntu yanabibona ndetse tukaba twanabibona. Hari indirimbo imwe ijyanye n'ibi bihe ntangiye kubona akarengane nise ngo sana imitima jugunya burya inkoni ikubise mu cyeba bayirenze urugoho mwumva uruhe rurimi komaza utunonko bana b'iwacu jugunya burya inkoni ikubise mu cyeba bayirenze urugoho mwumva uruhe rurimi komaza utunonko bana b'iwacu. Naravuze ngo jugunya burya inkoni ikubise mu cyeba bayirenze urugo mwumva uruhe rurimi komaza utunonko. Wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo irinjije amarenga amarutunonko. Iyo ndirimbo irahari nayiririmbye mbona ko abantu bari kugenda baburirwa irengero bicwa bagira gute. Iyo ndirimbo irahari gusa ibihangano byanjye kubera ko ntabwo nigeze njya mu bintu byo kuvuga ngo ndi kurondera ama views ndi kugira gute, nuko nabiririmbaga nkumva ko biri guhamanya na roho yanjye. Suko nagiye mu masidi yahambaye ngo nkore ya muziki yambaye icyo nashakaga ni message, ariko igihe kizagera n'ubundi ntange message zindi mfite mu mutwe no ku mutima. Narabiririmbe mbaririmbira muniga ntama, ariko yo nayiririmbye ndi kuvuga Kizito. Iyo ndirimbo inspiration yavuye kuri Kizito, mbona bamutambikanye kandi ari umuntu ugiye n'umutima wanjye mpamanya nawo ko Kizito ni umuziranenge ashaka amahoro. Ndabani none se ko ibi ni ibiki ko mbona muziranenge ku ngoyi kandi nakebuka nkabona muniga ntama ku ntebe. Urumva izo ni indirimbo nagiye ndirimba mu ijisho rya Bihehe, agakwavu kibwirije kugabanya inyama neza ko Bihehe yaravuze ati ubwo rero dufite uyu muhigo buri muntu arafata igipande cye n'undi afata igipande. Ina rero kubera ko cya gikenye cyangwa se cya gitugu kumva ko ari ikintu gitangaje nka kwa kunda abaperezida bishyira hejuru n'abandi banyepolitike bumva ko baruta ubumuntu cyangwa uburenganzira abandi bantu bo hasi, ibi yitambitse urwara yikubita mu jisho. Nta kivuze ubwo Bihehe ibyo kugabanya inyama biba birarangiye, igendayo gusa ahubwo itsimba imitwe kuko kubona niyo ari ikibona. Urabizi yutokoye gusa n'ijisho ritavuyemo ko bigenda. Kaba Kame kabibonye rero karavuga atangaha ntabwo byoroshye, uyu munsi kweri ntabwo byoroshye. Ubwo rero Kaba Kame karavuga ati rero reka mbigabanye neza, gafata uruhande rwose karuhereza intara ati mwami rwose dore nuko kugabanya biri, ati namwe mwabu kisimwe n'ubundi ati dore ibyacu natwe nibi ngibi kugira ngo tuhava amahoro. Intara tuzi kugabanya neza, ati ibintu wabyigiye he? Ati nabyigiye kuri rya jisho rya Bihehe. Abandi rero abanyepolitike tubona mu gihugu bakabona idamange baramufunze, wababonye mw'iyi minsi n'abita abapasiteri n'ibiki bari kuza basongera isibe, bari kuza ahubwo bagomba kubambisha idamange kubera rya jisho rya Bihehe babonye. Idamange yavuze ukuri nk'uko yampyisi yavuze ati turagabanuka nguko twese dukunda inyama, niko twarimwe turi biryanyama turi za kanibare. Reka rero tugabanye uku yantari kubera yanda ni no kwikunda ariyo ya FPR ibi rashyira ijisho irikubise nkariya. Baba nyabwoba rero babandi batagomba kuvuga ukuri kandi bari kwishyira hamwe yantari bakayegezayo, ariko kubera ko babonye simple geste y'ukuntu ijisho rinagana ati oya ati rero ati hora fata ibi ati natwe turafata iti uzi kugabanya neza. Ibyo byose n'ibihangano nagiye nkora, gusa narabikoze mu gihe cyahise, ariko ndashima Imana ko ibyo navuze biri kugenda bisohora kimwe ku kindi. Ndumva ko nataye umwanya kandi aho niho ndyoherwa rero nkavuga ngo sinataye umwanya. Turagushimiye John Mako Ndayisaba. Dushoje ikiganiro cy'uyu munsi. Banyarwanda banyarwandakazi, turabasaba ko buri wese atekereza icyo yagombye gukora kugira ngo duharanire ibyiza by'iwacu, ibyiza by'abanyarwanda,
ndetse n'agatsiko kari mu bwoba bitewe n'amahano kakuriye abanyarwanda tugakure mu bwoba kicare kaganire n'abanyarwanda. Ntawe utanga icyo adafite, agatsiko niko gafite uruhare rukomeye cyane kugira ngo gasubize abanyarwanda icyubahiro cyabo. Abanyarwanda bicare baganire, turebere hamwe, duteze igihugu cyacu imbere, twubake igihugu cyacu mu mahoro, buri muntu wese agira ubwisanzure. Ibyo rero bisaba imbaraga z'umunyarwanda, nicyo twongera kubakangurira, ndetse dushimira n'abatumirwa batandukanye baza gutanga ibitekerezo byubaka yaba ari abantu bari muri opposition, yaba abanyarwanda muri rusange, ndetse nabo mu gatsiko babagira inama. Twongeye kugushimira tubikuye ku mutima John Ndayisaba Mako, ndetse n'abazakurikira iki kiganiro turabasaba gutanga ibitekerezo byabo. Mukomeze kugubwa neza. Chantal Mutegibo, hari icyo wakongeraho? Njye nakongera gushimira John Mako uduhaye ikiganiro cyiza cyane, kandi uvuze kuri abanyarwanda bose bicaye hirya no hino ngo bave mu ndoto. Arareba kure n'umuhanzi koko, yari kuri ya dimansiyo abantu benshi tutagira. Ndamushimiye kandi musaba kuzongera kuganiriza abanyarwanda, kuko ibi ni ibintu benshi bakunda rwose. John, utwemerere uzagaruke, abakunzi bacu bazakumva n'ubwuzu bwinshi. Urakoze, tugire ibihe byiza banyarwandakazi, banyarwanda, mugire ibihe byiza mwese. Murakoze namwe kubwitange mugira, kandi ndahamya neza ko ntarwaye, ntari mu kazi kamboshye, nta cyatuma ntaza kubaganiriza. Ahubwo icyo nabifuza nuko mwakomeza uwo murava, kandi munakangurira benshi barenze jewe gusa n'abandi ko bashobora kujya bagira umucango wabo batanga kuri radio Ubwiyunge. Murakoze rwose. Reka mbacira umugani ubaganira kariho, reka mbacira umugani namwe mumvireho. Ntera umugwi wanje, nintera umugwi wanje, ndatera umugwa handi ngo umuntu n'inkundi. Yazanye ibya demokarasi ngo umuntu wese n'inkundi. Nintera umugwi wawe, ndatera umugwi wanje, nintera umugwi wanje, ndatera umugwa handi ngo umuntu n'inkundi. Biheha kibivuga intari mutera urwara, biheha kibivuga yemewe intari mutera urwara. Imutambi kurwara warundi rurahubwoko, irutikura mu jisho oriranagana. Maze umwami nyir'ishyamba ahaha muri nyamaswa, itegereje inyamaswa bona zibaye ibikange. Ahamagara agakwavu ngo kagabanya inyamaswa, kaba kame karacenga kihinduranye n'inyinshi. Igihe uko nzigabanya uratwara uruhande, maze urundi ruhande uragabana basigaye. Igihe uko nzigabanya uratwara uruhande, maze urundi ruhande uragabana basigaye. Ibiwabyigiye hehe kuzi kugabanya neza, biwabyigiye hehe kuzi gukemura impaka. Bakamira subiza, ibakamira subiza, ibakamira subiza, subiza. Ibakamira subiza, ibakamira subiza, ibakamira subiza. Reka mbacira umugani ubaganira kariho, reka mbacira umugani namwe mumvireho. Reka mbacira umugani ubaganira